niba udafite kunyurwa ntugire no guca bugufi ni ikimenyetso ko ibyo bintu byazanywe n'ukuboko k'umurimbuzi. Kuko kwishyira hejuru bibanziriza kugwa bikabanziriza. Dufite umuvure tunyweramo, twari dufite igikombe kitari rusange cy'ijambo rya Kristo. Ubundi umuntu ubuze ihumure n'amahoro yari akwiriye kubibona mu rusengero, ariko ubu mu rusengero twagiye kubishaka hanze. None naza guparitisipa muri bwa buryo bw'inama y'ikinyoma, urambwira ngo uyu muntu mwari kumwe mu nama mushaka guhuza umugambi, azemera ko ibyo ukora byejejwe gute kandi nawe uri umufatanyabikorwa mu ngeso? Umuntu utarabwiye umwana ngo iri ni ikosa, ariko kazamukubita amuhora ikosa atigeze amubuza. Ibyo iyo bivuze babyita kujyanwa n'amafaranga. Ibi ndabivuga nshize amanga 100%. Muri mwebwe mudukurikiye, bashumba banjye namwe banyamadini n'abanyamatorero, ijwi ry'umukanguzi. Yesu araduhamagara ati ni mu by'ukubo ibisarurwa bireze, unsarurira ninde. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba. Haleluya. Tunejejwe n'Imana kubana namwe mu biganiro byose bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi, kandi navuga ngo umwaka mushya muhire. Amen. Turangije umwaka wa 2023. Hari benshi batakaye muri uyu mwaka, abandi bajya bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko twebwe turashimira Imana ko Imana idushoboje kurangiza uyu mwaka. Ndavuga twebwe n'abandi turi kumwe muri ibi biganiro. Hari imihigo myinshi yaragiye ihigwa, ariko turashimira Imana ko yongeye kutugeza ku itariki ya mbere y'uyu mwaka muri 2024. Imana nihabwe icyubahiro. Umuririmbyi aravuga ngo Yesu araduhamagara ngo ni mu byuka ubu ngubu. Reka mbabwire uburyo bwo kubyuka ijwi ry'umukanguzi n'ukuri bidufashamo. Ahubwo navuga ngo numara kumva iki kiganiro ntugumye ukuri, ahubwo ugira impinduka mu mutima wawe. Ibisarurwa bireze. Anise, umuntu ukwiye gusarura Imana bameze ate? Gusarurira Imana ubundi twebwe ni abasaruzi n'abamarayika. Bibiliya yarabisobanuye, ariko kandi ni intumwa Imana ibitumye kugira ngo bashyire mu bikorwa imitekerereze y'Imana. Ahubwo ukwiriye gusarurwa ninde? Ni umuntu ushyitse uri ku rugero rukwiriye rw'igihagararo cy'agakiza ka Kristo. Niwe muntu ukwiriye gusarurwa. Iyo tuvuga gusarurwa abantu baratinya, kuko nta muntu usarura ikigori atagiciye, kandi kugica ni urupfu rw'umurima. Kiba gipfiriye mu murima ukizanye ngo gikora ibyo kigomba gukora. Rero iyo tuvuze gusarurwa abantu bahita batinya urupfu, ariko mu by'ukuri impamvu urupfu turutinya rimwe na rimwe, ntituba dufite gushira amanga, ntituba dufite gushira amanga kwa Kristo. Ikindi tuba twishingikirije ku bizaza byo mu isi, ntabwo tuba dutekereza ahazaza h'Imana. Rero ni ukuvuga ngo buri muntu wese aba akwiriye gutinyuka, kuko twatinya urupfu tutarutinya gupfa aho tuzapfa. Niba gupfa tuzapfa, rero tuba dukwiriye gutunganya iby'imyizerere yacu cyangwa ubuzima bw'ubugingo, kugira ngo tubeho twejejwe umunsi Kristo azaza azasange twera nyine tweze, adusarure nk'ibisarurwa by'umumaro. Reka dushimire abantu bose twabanye ku ijwi ry'umukanguzi kuva uyu mwaka watangira. Hari abagiye baza muri uyu mwaka, hari abagiye baza mu myaka yashize. Mwese turabashimiye, Imana ibahereza umugisha aho muri mukurikiye iki kiganiro. Nuko reka tuvuge ngo Imana ibahereza umugisha. Twagiye tubona ibikorwa bya bamwe ku ijwi ry'umukanguzi, abagiye bagaburira abantu mu masengesho, twagiye dusenga yagiye atambuka ku ijwi ry'umukanguzi, ndetse n'ibindi bikorwa byose abo twagiye dufatikanya kugira ngo twubakire abatishoboye, abagiye basubira ku ishuri babuze uburyo bwo gusubira ku ishuri bikoreye ku ijwi ry'umukanguzi. Reka mbavuga ngo Imana bakoreye cyangwa twakoreye twese muri rusange, imirimo yacu ntizibagirane mu gitabo cy'ubugingo. Ku ijwi ni Bizimana Marcel, hanyuma imbere yacu ni Aniseti nk'uko mumuzi, turaza kumuhereza akanya atwakirira abashyitsi. Ushobora kuba ugeze ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere ukibaza ngo ninde, turaza kumuhereza akanya atwakirira abashyitsi, kandi aza no gufata akanya adusengere. Hanyuma kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera, ni umukristo nawe kandi yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Reka tubasabe mutugire imbere y'Imana. Murakoze. Reka buri muntu wese yegera imbere y'Imana dusenge. Ku bantu tubanye ari ubwa mbere ku ijwi ry'umukanguzi, nk'uko Marcel abivuze, njyewe nitwa Aniseti, ndi umubwirizabutumwa, ndi umukristo. Hanyuma turi mu rugendo rujya mu ijuru. Iyo tuvuga rero bene data, ni abantu dusangiye amakuba yo mu bwami, ariko dusangiye no gutegereza kuza kwa Kristo, dusangiye no gucungurwa
kwa Kristo Yesu. Tugiye gusenga ariko nunge mu bantu utangiye ushimira. Twebwe ku ijwi ry'umukanguzi abantu dukunda kubana nabo dukunda gukora imirimo igaragaza impinduka kuruta uko twayereka abatayikoze. Ntabwo nenga abantu bakora ibintu bakabishyira kuri social media, ko hari igihe ukora ikintu wakerekana ko wagikoze bikigisha umuntu utagikoraga nawe kugikora. Biterwa n'umuhamagaro umuntu aba afite. Twebwe rero iyo dukoze imirimo ntabwo aba ari ngombwa ko tubishyiraho, kuko ntabwo niyumvisha ko ushobora kujya kubakira nk'uriya mupfakazi twubakiye niturangiza tujye kubishyira kuri social media. Ariko n'ijambo ry'Imana ribitubuza. Afite abakobwa, sibyo? Afite abahungu. Ejo abakwe bazaza, ejo abahungu bazajya gushaka bakazana. Hari ubuhamya bwacu butakirwa kimwe mu bantu runaka. Niyo mpamvu tuba twumva twakinga ubuhamya bw'umuntu we yazaba uvere yo kubuvuga akabwivugira. Yego. Niyo mpamvu kwa muganga aho tugira n'amahire ntabwo byemerewe kwinjizayo amakamera. Wenda nayo mahirwe hari ibindi bigo twagiye tugeramo twakoreyemo umurimo w'Imana, Imana ishimwe. No kuvuga ngo abana bagiye ku mashuri. Icyakora abantu badukurikiye ku ijwi ry'umukanguzi ntimwumve ngo ntituzajya dushyiraho abo bantu, kuko hari nk'umuryango uyu munsi ubabaje. Hari umuryango twigeze twakorera ubuvugizi, abantu badukurikira ku ijwi ry'umukanguzi bahereye mbere barawuzi ko icyo kiganiro twagisize mu private, ubu kirapreventinze. Ni umuryango w'umusaza witwaga Kanani, yaratabarutse. Abantu bari bamukurikiranye bashobora kwibuka ayo mateka y'umugabo witwaga Kanani, muri karitsiye twakundaga kumwita Ryangombe. Umugore we yarapfuye, apfa bafitanye abana batanu. Ego ni batanu, abakobwa batatu n'abahungu babiri. Hanyuma Kanani yaje gutabaruka. Kanani yabagaho mu buzima bwa ba basaza bafashwa na leta, sibyo? Bo mu cyiciro cya mbere. Ariko kandi na VUP yaramufashaga. Imana ishimwe kubwo buryo bari barabushyizeho. Yaratabarutse rero. Ubu abana baracumbitse, sibyo? Abana baracumbitse, ubushobozi ni ntabwo, kurya ni ntabyo, no gukora ibiraka ukuntu. Rero impamvu nari mbivuze, umuntu wakumva afite ishyaka ryo gushyigikira abo bana kubabeshaho, twebwe ku ijwi ry'umukanguzi tujya tubwira abantu ikintu cyatunaniye kugikora tudafite ubushobozi. Naho iyo dufite ubushobozi, abantu dukunda kubana mu masengesho bo barabizi. Muribuka ko hari igihe twari dufite amasengesho ndabwira nta muntu nshaka ko adutera inkunga yo kwakira abantu, dusoje twiyakirira abantu. Uretse n'icyo ntekereza ko twabikoze nka gatatu. Uretse n'icyo hari n'igihe twajyaga tujya kugurira abantu Bibiliya, hakaboneka nka Bible ebyiri dukeneye 200 tukazigurira. Rero iyo tubabwiye ngo nimudufashe mukorere umugisha, ndumva byanze bikunze aba bana bo uyu muryango nzawushyiraho, ariko n'abana b'abakobwa kubafata nk'abashyiraho mba numva nyine bidasonetse neza, kuko tubatezemwo abakwe kandi n'abana bacu birumvikana. Ariko umuntu wumva afite uwo mutima wo kubakoreraho umugisha yazatwaka kontakte zabo cyangwa akadutuma tukabahuza nabo. Deja umukuru wari umukuru muri bo, wari umeze nk'aho abarera, ararwaye, ararembye kandi afite imvune ntabwo ari ukugwa, ntiyanyereye, nta n'uwamutegeye mu nzira. Ni imvune yaturutse ku mirimo yo gutunga bene se. Urumva n'abana bababaje ahantu batuye. Reka dusenge. Ngira ngo n'ubundi abakurikiranye ijwi ry'umukanguzi kuva mbere, iyo muvuga abo bana n'ubundi barabyibuka, kuko ndakeka byarigeze bibaho, sinzi niba byarabayeho. Yego, abo bana twigeze tubakorera ubuvugizi, baza kubona umuntu wabemereye amakaye. Abo bana rero bari kwiga ntibakiri kwiga. Bari babonye wabemereye kubishyurira ishuri kugira gute. Ntabwo uwo ntiyabikomeje, tujya tugira impinduka mu buzima. Uwari wabemereye ntituzi inkomyi yagize, byarahindutse ntiyakomeza. Nabonye baricaye ntabwo barongeye gusubira ku ishuri. Baricaye ntabwo basubiye ku ishuri. Noneho ariko kandi ubu uyu munsi b'abana bari bameze gutyo muri ubwo buzima muri ya minsi yashize babemerera iyo nkunga.
cyagiye banarebaga papa papa yari ahari ariko uyu munsi ntibamubona. Rero uretse nabo abantu bababaye ni benshi. Rero biragatsindwa kuba umukristo wagiye gushima Imana ngo yakoze imirimo n'ibitangaza iguha ubushobozi ntukiburara, hakaba undi muntu wamenya ko yaburaye wabona uko umugaburira, wamubera ihumure, ntubikore. Ko Bibiliya iratubwira ngo uzi gukora neza ntabikore bimubere icyaha. Rero ntabwo tubivugiye kugira ngo bibe imitego kuri mwebwe, tubivuze kugira ngo mukangukire gukorera umwami. Nitubabwira ngo ku ijwi ry'umukanguzi, ni ukuri abantu tubanyigiye mufite ubuhamya bwacu kuruta uko twebwe twabuvuga. Ariko niba wumva uri umukristo, tekereza guhura n'umuntu ku cyumweru mugahurira mu rusengero umunsi umwe wonyine mu minsi 7. Ntumenye ngo uyu mwene data mu minsi 6 tutarahurira hano yabagaye ari gukora iki? Uwo ntabwo ari umuco w'abakristo, sibyo? Niyo mpamvu wagiye wumva Yesu yagiye mu rugo rwo kwa Zakayo kandi hari sinagogi, ukumva Matayo akora ibirori. Matayo intumwa ya Kristo mu bigishwa, umunsi ahamagarwa yakoze ibirori Yesu agiwe. Ukumva ngo Yesu yagiye kwa nyina wa Mariko, ukumva ngo yagiye kwa Lazaro. Kubera ikizi? Nuko we ubuzima bwe ntabwo bwari ubwo mu isinagogi, ni ukubana na Yesu ibihe byose. Imirimo ye yakorerwaga hanze. Yego. Ni ukuvuga ngo natwe dukwiriye kubana na bene data n'igihe tutagiye muri ya materaniro. Kandi mu by'ukuri ni uko tujya tubivuga bigasona ukuntu, ariko nta excuse twaka ku muntu watwumvisha uko adashaka uko tutari tuvuze bitewe na mayindi y'umuntu. Kuko Imana, impamvu tutaka excuse ni uko Imana izi ntego y'icyo tuba tugiye kuvuga. Imana ireba mu mutima izi icyo tuba tuvuze. Ntimukabwira abantu ngo Imana ibahe umugisha ngo nimurangiza mubike umugisha wabo. Bera umuntu umugisha, umusabire uwo utamuhaye. Kandi kubera umuntu umugisha ushobora kudakora kuri banki, ushobora kudakora kuri momo, ushobora kudakora ibindi, ukaba wanamurangira n'akazi. Kubera umuntu umugisha ushobora kuba wakora no mu byo ufite wari uri kurya mugasangira. Niyo banki wayijyaho, niyo momo wayikoresha. Rero twe gusabira abantu amahoro tutarababera amahoro. Mubera amahoro, nabona amahoro yakuye kuri wowe azayabera abandi. Amahoro asagambe muri bene data mu kwizera. Rero reka dufatikanye dusenge, ne kuza kurondogora. Imana ibahe umugisha, kandi nanjye mbifurije umwaka mushya muhire. Ni iminsi ivuye ku buzima bwacu, ntimuzaserebure murya iminsi isigaye mwishimira yashize. Akagiye kaba kagiye, kuko biri mu bintu bitajya bigaruka. Nta muntu ugarura igihe gihora kigenda. Nta muntu ujya ugihagarika, nta n'umuntu ujya ukigarura, keretse Imana ishobora kutwirukansa cyangwa se ikaguhuza n'umugisha watakaje mu gihe, ariko igihe cyo ntabwo kijya kigaruka. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, se umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye ko waduhamagariye muri Kristo, utugira umwe, utwiyungishije amaraso ya Kristo, urangije utubikira ubugingo buhoraho. Izina ryawe nirishimwe. Amen. Uyu mwanya twicaye hano kugira ngo twibutse bene data imirimo yo kwizera dukwiriye gukoreshwa nuko twakiriye umwuka wera nk'ikimenyetso cy'imbabazi. Iyo uhamagaye umuntu niyo yaba adashoboye uramushoboza. Ndagusabye kugira ngo umuntu uduteze amatwi wese umuramburire ukuboko k'ubushobozi, umushoboze gukiranuka, umushoboze kuba ihumure, umushoboze no kubera umugisha abandi. Kuko ntabwo twabera abandi umugisha utaraduha umugisha. Kuba dufite Kristo niwo mugisha, nta wundi mugisha. Niko korali Betaniya yaririmbye, nta wundi mugisha mfite utari wowe. Haleluya. Ubwo dufite Kristo rero dufite byose. Duhe kubana n'abantu kandi kubabanira neza muri Kristo Yesu none n'iteka ryose. Amen. Amen. Imana iguhereze umugisha. Amen. Anise mu miryango 12 y'Abayisiraheli, umuryango wa Lewi ntiwegeze ubona, ntiwegeze uhabwa gakondo. Ni ukubera iki utahawe gakondo? Uyu muryango barabaramyi. Lewi muri Bibiliya y'Abaheburayo bavuga Yahwekora cyangwa bahamagawe n'Imana, bakongera kwitwa abaramyi.
bo mu rusengero rwera. Hanyuma rero bari n'abarinzi, reka mvuge ngo b'igihango cy'Imana cyangwa gukiranuka, ko nibo bari abatambyi. Rero umutambyi kumuha gakondo yo mu isi byari uburyo busa naho umwibagije gutamba, ahubwo umuhaye uburyo bwo kujya kuburanira gakondo nk'abandi cyangwa kuzirwanira. Imana ibima gakondo yari bakuye mu ntambara, icyo ni icya mbere, zirwanira gakondo. Ikindi cya kabiri, yari ibahaye kuraganwa na Kristo. Kubera iki? Hari abantu bahita batubwira ngo Kristo yari ataraza, nibyo, ariko kandi burya yanahozeho. Ni nayo mpamvu tumaze iminsi tuvuga ku bintu bigakonfuzinga abantu, nuko batigeze bibuka ngo banumva ijambo rivuga ngo ndi Imana ibera hose icyarimwe. Ni ukuvuga ngo rero Imana yahozeho kandi Kristo yahozeho. Abalewi Imana yabwiye Mose ngo ntuzabahinde gakondo, bajye barya ibyo kurya byo ku gicaniro. Ubwo bivuze ngo igicaniro cy'Uwiteka niyo yari gakondo y'Abalewi. Yego. Hanyuma aba bahungu ba Kora, bene Kora bari mu muryango buriya, ntabwo mbizi neza, ko nabo bari bashinzwe imirimo i Yerusalemu. Ngira ngo imirimo y'Imana, bari abarinzi, bari mu baramyi i Yerusalemu. Bari mu muryango buriya bo kuvuga umuryango bari barimo, ntabwo ndishuwa neza nahita nkubwira, ariko kandi nshobora gutekereza ntituwusange mu kuko tuzi Abalewi ubwo nibo bari bashinzwe ibintu bijyanye n'umurimo w'Imana. Ubwo niyo mpamvu ariko Abalewi uwo bimikaga nawe yakoranaga nabo. Uwo bimikaga yakoranaga nabo, kuko tuzasangamo abagabo bavuye i Gati n'abavuye i Gaza, bahawe kuba abashenyi n'abavomyi bo mu ihema ry'Uwiteka, Abagibiyoni. Ntimwibuka Joshua agirana indahiro n'Abigibiyoni, yasanga baramubeshya akababwira ngo muzaba abaretwa bo mu ihema ry'Imana yanjye, akabagira abashenyi. Ubwo nibo batashyaga inkwi zo ku gicaniro, akabagira abavomyi, sibyo? Ubwo bakoraga imirimo yo mu ihema. Nubwo bari kwikora mu buryo busa n'igihano, ariko nabwo ni umurimo wo mu ihema ry'Uwiteka. N'Abagati, ahubwo Imana izabarinda umuntu utari umulewi ukora uyu murimo wa kilewi, kuko umugabo urya urugo rw'undi burya ashisha kubi. Arashisha rwose. Umugabo urya ibyo atavunikiye arabyibuha, ndabarahiye. Rero dufite abantu muri uyu murimo baterejwe kuwukora ariko bawukora, kandi bashisha, bameze neza, bababangamira umuhamagaro. Rero bene Kora, ahantu ushobora kujanisha ni hamwe. Nuko ubwami bucikamo kabiri, ntabwo bari mu basigaye i Yerusalemu, nabo baragiye, ahubwo nibo barize babuze inzira ibageza mu rusengero rw'Imana i Siyoni. Bava kwa Yerobowamu ahari Beteli ku bicaniro, bari barashyizeho ibicaniro by'ibigirwamana. Noneho bageze mu gikombe cyitwa Baka, bagisangamo intumbi n'ababembe, kuko umuntu wabonaga umubembe n'intumbi, Zaburi ya 84, umuntu wabonaga umubembe n'intumbi ntiyabaga cyemerewe kujya kuramya Imana no kuyihimbaza i Yerusalemu, yabaga amaze guhumana. Noneho byabaga ngombwa kujya kwiyeza, akarindira igihe uwo mugenzo uri bumuvireho, iyo mvuge ubwo bwandu se cyangwa iyo virisi iri bumuvireho. Rero ntabwo bari mu Babenjamini, ntibari no mu Bayuda, ariko kandi umuryango wa Lewi i Yerusalemu warahasigaye. Ntabwo bose bagiye, kuko Yerusalemu hasigaye abatambyi. Ntabwo se ubyibuka ko Yerusalemu yari ifite abatambyi? Yego, yari ifite abatambyi n'abahanuzi. Yari ifite abatambyi n'abahanuzi. Abahanuzi bo bavaga mu miryango itandukanye, ariko cyane cyane mu muryango wo kwa Gadi, ko burya na Eliya ni umwagadi, na Yesayi ni umwagadi. Noneho ni ukuvuga ngo niba Abalewi barasigaye i Yerusalemu, sibyo, hagasigara Prito, niba i Yerusalemu hari abatambyi nabo mu muryango wa Lewi, niba hari n'Abayuda, hakaba n'Ababenjamini, bene Kora bakaba bari baragiye, ubwo ntibari mu Balewi. Ntabwo nzi neza umuryango wari wo, cyakora wenda hari umuntu umye gushakisha, nzasakinga ningira umugisha mbibone. Gusa nimushaka amateka ntimuyabone, nta gikuba kiba gicitse, kuko amateka atwibutsa ibyabaye, akatwemeza ko bizaba ari ukuri. Ariko iyo utayabonye uguma kubaka ku rufatiro rw'agakiza, kuko niyo tutamenya inkuru zabo tukamenya iya Kristo birahagije. Yego.
hanyuma mu biganiro mwakoze hambere mwatubwiye ko i Yerusalemu hasigaye imiryango ibiri y'Abisiraheli, hari nk'umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benjamin. Ubwo hari icyo mudusobanuriro mu muryango wa Lewi. Nari ngiye kubabaza ngo ubwo iyo miryango yari imaze kugenda, Abalewi bagiye, ubwo abatambyi basigaye ari bande kandi bose bari bagiye? Ariko mudusobanuye ko umuryango wa Lewi ntabwo wagiye wose. Ntabwo wagiye wose, hasigayemo abatambyi. Hanyuma ikintu mpita nibaza aho ngaho, Abalewi ko bari bashinzwe umurimo wo ku gicaniro, twabihuza gute n'abubu? Abungubu barobanuye gukora umurimo w'Imana, inshingano zabo si nk'iz'Abalewi? Yego, inshingano zacu ni nk'iz'Abalewi, ariko noneho tutabikomoye kwa Lewi. Ntabwo tubikomoye kwa Lewi, ahubwo uyu munsi twahawe kuba abatambyi tubikomoye muri Kristo Yesu, kuko turi ibisonga, tukaba abiru. Abiru ni abanyamabanga b'ubwami, ko Bibiliya iravuga ngo turi ibisonga bya Kristo, sibyo? Tukaba n'abavugizi, ko niko Bibiliya ivuga. Nyine tuvugira ubwami bw'Imana, kuko Imana ntabwo ijya ihagarara mu giti ngo ivuge, ahubwo ihagarara muri twebwe. Twebwe twabaye ubuturo bwayo, ikavugana n'abandi, ikabahamagarira muri twe. Nk'uko twahamagariwe muri Kristo Yesu, niko n'uyu munsi Kristo adutuyemo aduhamagariramo abandi, abandi bakizera bumviye Imana muri twebwe. Ni ubwo buryo twabaye abatambyi, ko ntabwo ubutambyi dukora ntitubukomora kwa Lewi, kuko ubwo kwa Lewi bwari buhagarariwe n'ibitambo. None twebwe ubwo muri Kristo Yesu ntibukeneye ibindi bitambo dutambira abantu, ahubwo bikeneye kwegera intebe ya Kristo, cyangwa se kumenya amakuru y'ijuru, cyangwa kumenya ubuzima bwa Kristo, cyangwa guhishurirwa Kristo. Twamara kumuhishurira tukamubwira abandi. Ni ubwo buryo dutambiramo Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo ubwo Abalewi batangaga ibitambo, twebwe uyu munsi dusabwa kwitanga kugira ngo dukore wa murimo wa Kristo. Bigatuma twitwa abatambyi atari ibitambo twatanze, ahubwo nuko tuba twaheshejwe uburenganzira n'igitambo cya Kristo cyatambye. Noneho kandi cya gitambo tukaba turi abahuza b'igitambo ari we Kristo n'abantu bataratambirwa, cyangwa se abantu batizeye gutambirwa. None iyo tubahuje na Kristo babona igitambo, ni twebwe tubashyikiriza igitambo. Iyo tubagejeje ku gitambo tuba tubegereje igicaniro. Iyo tubegereje igicaniro, umuntu wese ukwegereje igitambo akakwegereza igicaniro aba ari umutambyi wawe. Ni ubwo buryo natwe dutambiramo Kristo Yesu, tukaba abatambyi bo mu isi, atari uko hari ibitambo byacu twatanze. Imana ishimwe. Hanyuma umurimo w'ubutambyi cyangwa umurimo wo kuba umulewi, natwe ubwo turi Abalewi, turi abami n'abatambyi mu bwami bwa Kristo. Tuzi ko umulewi cyangwa umutambyi nyine umuntu watoranyirijwe gukora umurimo w'Imana, tuzi ko nta kindi kintu bibangikanywa. Ni ihame ko waba ukora umurimo w'Imana nta kindi kintu wabangikanya nabyo. Ntabwo nza kubyita ngo ni ihame, kuko umuhamagara Imana ihamagara uburyo butandukanye. Ariko gatoya tutaza kuvuga ngo turi Abalewi abantu bakatwumva muri ya miryango 12 ya Isiraheli. Mu mbabarire, hano ni ku Ijwi ry'Umukanguzi. Ibyo tuvuga biteza urujijo n'impaka mu mitima y'abantu benshi, cyane cyane abigisha ba Bibiliya, cyane cyane abateolojiya nibo tumera nk'aho tuba tumeze nk'aho tubomboranyijeho. Twebwe ntabwo turi abo kwa Lewi, turi abo muri Kristo Yesu, tubarirwa muri Kristo. None nituvuga ngo umurimo wa Lewi natwe tugakora nk'Abalewi, ni igisobanuro cya rya zina tugenderaho. Lewi birasobanuye ngo ni ugufatanwa. Natwe twafatanijwe n'Imana, tubumwe, tuba urugingo rwa Kristo. Kristo nawe urugingo muri twebwe, atwunga n'Imana. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo umuntu, dusubiza icyo wari ubajije, hari abantu bahamagarwa n'Imana ari aba full time. Imana igukeneye ku wa mbere kugera ku cyumweru, bugacya ku wa mbere ukagera ku kindi cyumweru. First of all, mbere yo kukwambika imyenda yo mwivugabutumwa, ikwambika umugisha w'ivugabutumwa. Igikwambitse umugisha w'ivugabutumwa, utungwa n'amagambo yaturutse mu kanwa kawe kubw'umugisha Imana yahesheje imirimo yayo muri wowe. Hakaba abandi bantu bahamagarwa n'Imana atari aba full time.
bagakorera imana mu buryo runaka. Uretse ko misiyoloji tubwira ko umukristo wese burya ari umufurutayimu, ariko mu byiciro runaka. Kubera icyo uri umufurutayimu ni uko aho uri hose ugomba guprezanta icyo uri cyo, ugomba kugaragaza imana. Ariko nituvuga furutayimu ni uburyo bwo mu mirimo noneho y'umuhamagaro. Hari umuntu ushobora guhamagarwa akajya gucuruza, burya muri bwa bucuruzi urimo akajya gucuruza kandi yarahamagariwe no gukora umurimo yarahamagariwe no gukora umurimo w'Imana. Kuko dufite abapasitori b'abacuruzi baba businessman. Mu by'ukuri ikintu kiba gisabwa ni kimwe, uyu muntu aba abujijwe gukora inshingano zo mu rusengero. mu mbabarire nubwo atari ko nyine bifatwa, sinako byemerwa n'abantu, kuko umuntu ufite inshingano zo mu rusengero ntukwiriye gufata umupasiteri w'umucuruzi ngo umuhe kuyobora abakristo. Ndimbivuga ndabizi ibi nabyo bigiye guhita bibyara izindi mpaka, ariko amufiya note, sibyo? Kubera iki? Uwo umuturanyi baturanye azagabanya umunzani na pasiteri awugabanye, bazagusaba gutanga IBM, fagitire ya IBM. Mwitangire twa dufagitire muzi mujya mushyiraho ibiciro bya make, ugatanga ari ibiciro bya make uhaye umukirisitu azi ibyo yaguze, ugatanga ari agaciro ka make ugaha umupagani azi ibyo aguze, kandi uri reprezanta w'Imana. Nugaruka kuba umfurutayimu, nusengera igaburo uzarimuha, nta gaciro ahubwo nawe azabiha, nta gaciro azigera biha. Mu nyumva impamvu nabivuze, ibi bintu nibyo bigarutse bigasuzuguza abakora uyu murimo. Uyu murimo wo ntabwo usuzuguritse, abawukora basuzugurwa n'icyubahiro bakazagikura muri uyu murimo. Ariko kandi niki gitumye se, mu mbabarire nkoresha uru rwego ndabiseguraho kubw'imbabazi z'Imana, ndibwira ko nta n'itegeko nangije, niki gituma hari inzego bwite zifata abapasiteri nk'abesikora? baba barahuriye urakoze bahurira mu nama ikeneye ko bategura ikintu mu buryo bw'ikinyoma. Noneho pasiteri akaba umufatanyabikorwa, kandi ntiyagakwiye no kuhagaragara, ntiyarakwiriye kuba muri iyo nama, ntiyarakwiriye kuyatediye. Ndaza kukubwira icyamubuza kuba kuri iyo nama no muri iyo ryo duka. None naza guparitisipa muri bwa buryo bw'inama y'ikinyoma, urambwira ngo uyu muntu mwari kumwe mu nama mushaka guhuza umugambi, azemera ko ibyo ukora byejejwe gute kandi nawe uri umufatanyabikorwa mu ngeso? Ibyo ukora mwese murasa. Ni ukuvuga ngo ibyo bigayisha wa murimo akora. Urakoze cyane. Noneho niki cyatuma ataboneka muri iyi nama? Nuko agomba kuba ari umufurutayimu mu muhamagaro, agatungwa n'umugisha waturutse mu murimo Imana yamuhamagariye. Hanyuma ikindi, birashoboka ko pasiteri ashobora gukora umurimo ari umufurutayimu, agashora umugore agakora, ariko we agakomeza. Niki gituma uyu munsi ivugabutumwa bamaze kuridiriwa? Umuntu aririrwa Dubai ari umu evangeliste, ari umupasitori, aririrwa mu biciro. Naza muziki azatubwira inyubako za Dubai, atubwira aho ibiciro bigeze ku isoko, kandi ntabwo ari ibyo dushaka kugura. None se turahangayika umuhangayiko nk'uw'isi hangayitse kubera iki? Nuko abadusangiza ijambo ry'Imana bavumbye kuri uwo muhangayiko w'isi. Bo nabagabura b'ijambo ry'Imana. Yego. Noneho bavumbye ku muhangayiko w'isi baza kutubwira amakuba ariyo. Kandi nyamara twari dufite umutobe, twengewe dufite umuvure tunyweramo, twari dufite igikombe kitari rusange cy'ijambo rya Kristo. Ubundi umuntu ubuze ihumure n'amahoro yarakuriye kubibona mu rusengero, ariko ubu mu rusengero twagiye kubishaka hanze. Nitubishaka hanze rero, abo hanze ntibazakumbura iby'iwacu. Ntabwo bazabikumbura kuko twagiye gushaka iby'iwabo. Ibyo bizatuma ivugabutumwa ripfa. Noneho wa murimo w'ivugabutumwa ariho mwavugiye ngo ntabwo mwatunga, uyu munsi umuntu ukora umurimo atawukora nk'umufurutayimu usanga ari guseka abafurutayimu. Noneho n'abafurutayimu ni bamwe bakora buri munsi, nabo baseke babandi bagira, kandi noneho byombi ni imihamagaro. Uyu muntu ashobora gukora akanyuzwamo umugisha, uzaza gutunga uwo uri gukora furutayimu. Uyu muntu uretse abakirisito
abandi bantu barabikora. Umuntu agusanze muri serivisi runaka ni mwene so muri Kristo Yesu, nawe urabizi, ntushoboye na gato no kumwereka ko umuzi muri Kristo Yesu. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mugirire neza bose, cyane cyane, ariko cyane cyane abo mu nzu ya so, abo mu nzu ya so. Ariko numusanga n'ahantu arakureba nk'aho atakuzi, mu nzira nta Yesu ashimwe. Ni mwaramutse mwiriwe, kandi ntabwo wambaza mwaramutse gute se ntaramutse, n'ubundi naramutse, ariko nyibwira Yesu ashimwe, twembi dufatikanye kuramya Imana, sibyo duhimbaze Kristo. Mwiriwe ni ikintu uri kubona. Nose urambaza mwiriwe, wabimbaza gute ndaharize? Tudahuye wabimbaza gute? Ntiriwe nyine. Ntabwo abakristo twubaha indamukanyo zituranga, kandi iriya ni editorial line. Abanyamakuru bazi icyo kintu twita editorial line, ni ukuvuga umurongo ngenderwaho, akantu tugenda tugarukaho. Ni ukuvuga ngo editorial line yacu ni Yesu ashimwe, n'ibindi nyine twashamikiraho, ariko kandi bamenye abo turibo, ni ikiranga abo turibo. Rero hari ibintu byinshi byagiye bicogoza uyu murimo, bikawutangaza no mu yindi shusho. Uzi ko ushobora gusanga umuntu uyoboye itorero mu mujyi wa Kigali, ugasanga akorera mu ntara, kandi ayoboye. Uyu muntu akeneye kuzigisha abafiyanse inyigisho z'abagiye kubana, akeneye kuzigisha abanyamubatizo. Uyu muntu akeneye kugira ingo inama. Uyu muntu akeneye gusura amakorari, afite akazi. Umbabarire umbwire, siyo mpamvu baburira abantu umwanya. Ugasanga umuntu abayeho, kuko ndahamya neza ko hari n'ibintu twakomeje, twagize protokole ndende, protokole ndayemera, ariko hari uburyo twayifashe tuyigira elastique, sibyo, turayikurura iba ndende. Kubera iki? Kugira ngo bamwe bakora nk'abanyamuhamagaro bari furutayimu kandi atari abafurutayimu, biyorohereze muri bwa buryo bwo guhura n'abantu. Noneho ugasanga bihise bibyara ingaruka ituma duhurira hamwe turi kwiga ku muntu dutenga tutarigeze tumuhugura, kuko ntitwamuboneye umwanya. Ugasanga turi kubona ibyo tunenga, tutarigishije wa muntu gukora atanenzwe. Uba umeze nk'umugabo ubyuka agenda, utabona umwanya wo kurera abana, ariko akabona uwo kubakubita bakosheje. Burya tugira abo bagabo, umuntu utarabwiye umwana ngo iri ni ikosa, ariko kazamukubita amuhora ikosa atigeze amubuza. Niko no mu muhamagaro tumeze nk'aho ariko barera, ko usanga ibyo biteye ubukene Abanyafurika babigisha, biteye ubukene Abanyafurika babigisha. Hanyuma nkagaruka nkemera business and mission, gukora ubutumwa butunga umuntu. Muri Afurika busa n'ubugayitse, mu Rwanda bugayitse. Ugasanga umuntu arakubwiye ngo wabaho gute wakoze ivuga butumwa, kuki saho wagiye batagushyira mu nshingano kandi aribo baguhamagaye. Ibyo iyo bivuze babyita kujyanwa n'amafaranga. Ibi ndabivuga shize amanga 100%. Muri mwebwe mudukurikiye, bashumba banjye namwe banyamadini n'abanyamatorero, nta torero na rimwe nasuye nigeze mbwira ngo muzampa ngahe, numbwiye ngo tuzaguhaye bitamubwira nticyurakisha sinkije iwawe, sibyo. Ibyo mbivugiye iki? Hari umuntu, hari ahantu twigeze tuba turi, bahamagara umuvuga butumwa, ariko bari bafite igiterane cyo kwitangisha bashaka amafaranga y'ibikorwa runaka. Arababwira ngo muzampa ngahe, bajya mu biciro. Yego. Umushumba waraguye, mwana, ariko nyakuba mushumba munyemere nkagira icyo mvuga. Niba mushaka amafaranga kumva ari amafaranga kandi mukaba muzi ko ubutumwa bufite, na Bibiliya ku isoko turayigura. Niba atari ikindi cyaha yishakira amafaranga kandi namwe muhamagaye mumubwira ngo azaze kuyasaba, murekeraho kwereka umuntu icyo akennye, ntimurangiza mu kimwime, mwamwihereye amafaranga. Ngo ingororano ziba zibaye izo, ngo Imana ifite abo yahamagaye. Yego, kandi koko Imana irabafite yahamagaye. Ariko nimutegereza abanyamuhamagaro mwebwe mutahamagaye, nimurekeraho kubahamagara Imana izabatume. None se ko mutacyemera bitumye,
bazatumwa bate mutacyemera intumwa? Ibyo bihita bikuvura iki? Bihita bibumvisha, bifunge wa muryango wo kumva ko umuntu yaje gukorera Imana aho uri. yego, Nibyo, ari gukorera Imana, Imana imukoresha, ariko afite izindi nshingano yasize inyuma. None niba ari gukorera Imana rero iwanyu, namwe nimumukorereho, namwe nimukorera Imana kuri we. kandi bigomba kuba nyine bijyanye. Abize teoloji bazi ijambo bita erangirion. Ni uburyo Pawulo yashyizeho bwo kwakira abantu muri rusange cyangwa abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana mwe kubasezerera amara masa, niryo jambo yise erangirion. Abarisobanura mu mateoloji amwe namwe inaha bavuga ko ari igaburo Pawulo yatangaga, ariko uzasome Bibiliya, Pawulo yaravuze ngo mubaherekeze neza, cyane cyane abarushywa no kugabura ijambo ry'Imana, barushywa no kuvuga ubutumwa bwiza. Niba Pawulo abivuze kandi ari intumwa ya Kristo, bikajya mu byanditswe byera Bibiliya tugenderaho, hanyuma twe twabyakira mu matwi yacu tugashaka guhindura uko twebwe twabyakira mu matwi tugashaka kubihindura, murabihindurira iki? kandi ari ihame, ni ihame rwose, ni ihame. Rero biragaruka bikamara inzara, kandi urukundo rwo mu bizera narwo ruziba icyuho cy'imibereho mibi y'abizera. Kuko Marise, ngiye kugusura nkagutura, nakica inzara mpasanze cyangwa yari bukihari, undi naza kugusanga, urwo rukundo ruzatubera ikiraro. yego, turame tugere ku gihe cyo guhamagarwa kwa Kristo nta kibazo dufite. Rero sinzi, murambabarira nari ndondogoye, hari igihe umuntu avuga ijambo hakaza irindi, ariko nshuti z'umusaraba aricyo nasubizaga, gukorera Imana turi no mu yindi mirimo birashoboka, ariko ntubukibaye umufuru Kayimu, nta nubwo ukwiriye gufata inshingano ngo abe ari we uyobora abandi. Niba uri umushumba, niba uri umupasitori, ukajya mu kandi kazi, emera uyoborwe n'abandi babonye umwanya utagiye aho wagiye, kugira ngo urwandiko utasomye igihe wari uri mu ibaruramari, abarusomye bakubwira amakuru yarwo, kugira ngo amasengesho utasenze igihe wari wagiye kurangura, abasenze bakubwira icyavuye mu masengesho. Ariko nuyobora na bamwe basenze na bamwe basomye za nzandiko, utigeze urusoma utanasenze, tuzagwiza ubwenge bwinshi bw'umubiri mu buzima bw'umwuka. ko mbona umuntu wagiye muri bizinesi anakorera n'Imana, iyo byamuhiriye akitwa umukire muri ubu buzima, ariko tubivuga, iyo agarutse muri izo nshingano n'ubundi yahawe, cyangwa ko mbona ari we uhabwa inshingano ziremereye kuruta wa wundi wakoze full time udafite ikofi. Hari icyo bita icyita rusange, abantu bazi umubare icyo kintu barakizi. Ushobora kwirengagiza ukwereka umuntu umubare munini, reka tuvuge n'urugero, tutanga urugero ku cya 10, ariko mbanze nsobanure kuri uwo muntu kugira ngo ntaza kugira abo nk'ofyuzinga. Ubundi abantu mwita ko bakomeye mu idini se bo bakomeye ku Mana. N'abantu twicaza imbere mu buryo bw'idini cyangwa protokole ntabwo ari bo bicaye imbere y'Imana. Hari umuntu tujya dutambutsa tukamujyana imbere mu rusengero, kandi aho kugira ngo Imana imutambutse imujyane imbere, iri kumusohora imuca mubera. Kandi bavuga ngo uwo uwemewe mu isi n'Imana ibimwemera. Yemejwe nande se? Yemejwe na bamwe Imana yemera. Ntabwo ari buri muntu wese. Twe tubona ari kujyanwa imbere nyamara Imana imusohora. Imana imusohora. Noneho rero niba ari ikintu cyiza kibaho, abafizisiye barabizi. Niba ari ikintu cyiza kibaho, ndabisubiramo ko abafizisiye babizi, ikintu cyagaragaye kiba cyatangiye igihe cyacyo cyo gushira, kigenda gishira. That expired that. Ntabwo ibaho hatabayeho itangira ry'ikintu. Ntabwo dushobora gushyiraho itariki ikintu kizarangiriraho tutamenye igihe cyagiriyeho. Hari igihe rero umuntu Imana imutega icyubahiro, akagikurikira, ikamuhuza n'abakimutwaza, akagikurikira kugira ngo nimara kumugeza kuri ka gasongero, imumanurira imbere y'abantu na babandi bibabera isomo.
amanuka aturutse ku gasongero. yego hari n'abantu njya nkunda kubivuga mukagira ngo ni burage, hari abantu tubana nabo mu madini bashaka kwicara mu mwanya ungana n'iduka bafite cyangwa imodoka agendamo, agashaka kwicara ahangana n'ahaparika, agashaka kugira ngo kumwe cya kimoteri gihinda yakisereye nawe bari ko ahinda, kandi niba avugije sonigare na moto bigahunga, nanavuga abakirisito biruka. none se ko ijambo ry'Imana ritubwira gucishwa bugufi, akenshi umuntu ukora bene ibyo ngibyo usanga ari umugabura w'ijambo ry'Imana. Muri ubu buzima yarageze, ndetse rimwe na rimwe akavuga ko ari n'amasezerano. none ayo masezerano Imana iguhaye agutera kwishyira hejuru. Ikimenyetso cy'uko ibyo utunze bidaturuka ku Mana ni uko utazabigiramo umutima uciye bugufi. Ni ibintu niba udafite kunyurwa ntugire no guca bugufi, ni ikimenyetso ko ibyo bintu byazanywe n'ukuboko k'umurimbuzi. Kuko kwishyira hejuru bibanziriza kugwa bikabanziriza kurimbuka. Imana ntishobora kuguha ibikurimbura. none se Imana ibiguhaye n'iyikurimbuye, ahubwo wavuganye n'Imana, Satani arakubanziriza. Yego, aguha ibyo wita amasezerano. Iyo ni fotokopi y'amasezerano. Rero nshuti z'umusaraba, iki kintu mukimenye, hari abantu twicaza imbere Imana yarabaciye. hari n'abantu duha ijambo bakabwira abantu tubateze amatwi, ariko bo basenga Imana ntibatega amatwi. ugutwi kw'Imana kuri kure y'akanwa kabo, bitewe n'imigenzereze yabo n'ingeso zabo. kandi ikintu mbikundira, ibi mbwirijwe n'umwuka, ikintu mbikundira ni uko imitima yanyu ibizi neza ko muvuga Imana ntibumve, ni uko mubizi neza ko mudakorana n'Imana nubwo muyikorera, ni uko mubizi ko intebe wicaye atari Imana yiguhaye nubwo wicaye mu b'Imana. ibyo ububizi. rero mva kuri icyo kintu, umuntu twubashye mu idini si igisobanuro cyo kutubaha Imana cyangwa kuba twubashye Imana. icyo kintu mukimenye. kubaha umuntu ugendeye ku butunzi bwe byahozeho kuva na mbere, byahozeho na mbere ya Kristo, na Yesu aje ntiyabikuyeho. na Yesu aje ntiyabikuyeho. ko hari abantu bakwiye icyubahiro cy'inaha mu isi, ugera imbere ugasariyutinga kandi ku bw'itegeko. yego, hari n'umuntu waza akambwira ngo anise aryama, ukaryama, yasoza kuvuga nageze hasi, naryamye kare, bitewe n'icyubahiro mugomba. mu isi abo barahari. isi igira aba Nebukadineza, yego, Shaduraka na Meshake na Abedenego bajya guhamagara bakavuga ngo Nyagasani. ariko uwo Nyagasani ataramenya umwana w'intama w'Imana. kuko nubwo Shaduraka, Meshake na Abedenego nubwo bise Nebukadineza ngo Nyagasani, yari ataramenya umwana w'Imana. tugira rero ba Nyagasani batarahishurirwa umwana w'Imana. rero mwirinde kuba Nyagasani utazi umwana w'Imana. ikintu mpita nibaza aha ngaha, umuntu wakoze ivugabutumwa agakora n'indi mirimo isanzwe, akenshi uyu muntu wasohotse akajya muri iyo mirimo isanzwe, ko agerayo agakumbura, akumva ararikiye bya bindi abo twita abapagani, akumva ari byo akunze cyane akanabikunda, nyamara umupagani we atakumbura ibyo mu rusengero. biterwa n'iki? ni imyitwarire ya wa muntu yasohokanye. First of all, umupagani ari iwabo, ari mu isi iwabo. umuntu ashobora kudakumbura iw'abandi, ariko iyo ari iwanyu hari urahakumbura. ubuzima bwacu ko gusenga, ntabwo dusenga ko dufite umwanya, nta nubwo turya kuko dukunda ibyo turya. turya kuko dushonje, nuko bitunga umubiri. no gusenga rero bitunga ubugingo. umupagani utagiyeyo ntafite icyo yagiye kugaburira, ashobora kutifuza kujya mu rusengero kuko adafite ubuzima bukeneye ifunguro ririyo. uyu wakumbuye uvuye mu rusengero akabikumbura, ubwo ntari kugenda arangira. uwavuye mu rusengero akumbuye ibyo hanze, ameze nk'uwavaga i Yerusalemu amanuka agiye ariko. yahuye n'abambuzi harya cyane. ahubwo akeneye umusamariya w'umunyembabazi, kuko baramukubise ngo basigasigajeho gato. wagize ngo gukubitwa inaha bagira terime, inaha mu isi muri iyi duniya bagira terime ivuga ngo uriya muntu yarakubiswe. hari abantu bakubiswe ku buryo bazinutse iby'iwabo.
nituvuga ko yahuye n'abambuzi ntabwo tuvuga abambuye mu buryo bw'umubiri ahubwo yambuwe iby'agaciro muri we. Ibihe byo muri we yarabinyazwe byarambuwe, none ari kwimanukira yegereye Yeriko. muri make azahura n'abambuzi byanze bikunze. nyine ni ibintu biri otomatiko ko nagaruka se yarambuwe kazagarukana indi myambaro, hari ukuntu azambara, hari ukuntu azitwara, yewe hari n'uburyo azatangira kurya no kunywa. nashaka azagaruke yambaye n'ubusa, icy'ingenzi ni uko nyir'urugo agira imyambaro yambika be. ntacyo nashaka agaruka uko ari azongera yambikwa, kuko amakanzu n'ubundi uwo yari yambaye si uwo yazanye, nta nubwo ari uwo yasanganwe, ahubwo n'uwo yahawe n'umukiza. n'ubundi nibagaruke rero Kristo aracyafite umwambaro wera, aracyafite uburyo bwo kudushoboza. turi kugenda twerekera ku musozo w'iki kiganiro, reka mbabaza akabazo k'amatsiko. mushobora kuba mukazi wenda cyangwa mukaba muzi impamvu yako. ko tuzi neza ko ku nsengero hakundaga kuba inzu z'abashumba, ubu ko atari ko bimeze byagiye birangizwa n'iki? uzabibaza abaziyobora uzabibaza abayobora izo nsengero, ntugiye kunteza bene wanyu ntugiye kunteza bene wanyu. ariko kandi ubundi uwazibayemo niwe umenya umukamo wazo. uwazibayemo niwe umenya umukamo wazo. umenya umukamo wazo kandi ntiwamenye yavunitse utagiye aho zibyagiye. yego, Imana iduhereze umugisha. amen. wenda hari abantu benshi nyine bashobora kuba bibaza nk'uko nibaza impamvu narimbajije ngo ziriya nzu, ni ukuvuga ngo iyo twakeneraga umushumba ku buryo bwihutirwa twaramubonaga bitatugoye, ariko simpamya ko ubu ngubu twapfa kumubona. hari abashumba bagiye bahunga abakirisito gito, hari n'abashumba bagiye bagenda ko bafite inshingano nyinshi, ko hari amazu atarakwiriye uwo muryango, hari umushumba afite ibindi bikorwa runaka akabona kwimura umuryango bizangiza byinshi kuruta, byose bigenda bishoboka. impamvu ni nyinshi zitandukanye. hari n'abakirisito baturaga abo bashumba bakabatura n'uburozi. izo ntambara zose zagiye zibaho, gusa Kristo ni umukiza, niwe ubera amaso abantu, ni nawe utanga ijwi. rero iyo nzu bisaba kuyibana mu ijwi ry'Imana. ubaye utumva ijwi wagendera ku bwenge. ubwenge bushobora kukubwira uti genda ukorera hariya, ariko waba ugira ijwi rikaguha uburyo uzabaho. kandi rero ni ukuri kw'Imana, reka mbabwize ukuri, ibi ndabibabwiye nka mwene zo muri Kristo Yesu. nubaho mu buzima butumva ijwi ry'Imana, ujye wiyobokera ubwenge bwawe, kuko niryo jwi ryonyine uba usigaranye. kuko iyo utayobowe n'ubwenge kandi warabuze ijwi ry'Imana, amajwi y'abandi arakuyobora. njye ntekereza ko wenda ari uko bashatse kubikora byose. urakoze, gutyo nacyo ni ikindi gitekerezo. reka dushimire bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro. ibiganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi, dukoresha ibishoboka byose kugira ngo buri munsi tujye tubona ikintu gishyashya cyageze ku ijwi ry'umukanguzi, kuko biratwubaka. tugenda twumva benshi bavuga ko bagiye bahungukira. reka tubashimire bene data, mwe mwese tubana. hari ibyo wumva ku ijwi ry'umukanguzi ukumva birakunyuze, si byiza kubigumana wenyine. niba wanyuzwe ukumva wishimye, bisangize abandi ukora sheya. ariko kandi niba ushaka kumenya ikiganiro cyagiye kigera ku ijwi ry'umukanguzi, reka tugusabe ukore subscribe kugira ngo uko ibiganiro bigezeho ujye ugenda ubibona kandi turushaho guhishurirwa. reka tubashimire mwe mwese, kandi natwe tugushimire, dushimire Jene nawe Aniseti, tugushimire. Imana iguhereze umugisha. nawe kandi twatangiye dusenga, reka n'ubundi tubasabe mu dusengere. reka dusoze dusenga. niba hari icyo wumvishe mu ijambo ry'Imana, mu byo twaganiriye, ntabwo iyo tuvuga ijambo ry'Imana ntabwo ari ibyo tuba twasomye gusa, imitekerereze y'abubaha Imana nabyo ni ikiri ku mutima w'Imana. rero ntawukosa mu mvugo atavuze. wacecetse ntiwakosa, ariko kandi wavuze hashobora kubonekamo amakosa. mbere yo kunenga umuntu wavuze, ujye ubanza utekereze ko ikosa ritagaragaye mu wumvise. nibyo kugira ngo ukonfirime ikosa wumvise mu magambo, jya ubanza usubize ubwenge inyuma, wumve ko atari ubwenge bwakosheje mu kumva, kugira ngo ubone gukosora. ariko kandi ntabwo twanga inama. niwumva hari aho tuba twavuze ibidakwiriye, duhuguraho kuduhana, duha inama aho kuduhahamura, kuko turumva nk'uko wumva. ikituzanye hano si ukurwanya Kristo n'abizera, ni ukugira ngo dukore umurimo w'Imana
rero ibyo tuba tuvuze byose ntabwo ari ukuba abawopoze n'abizera, ahubwo ni ukugira ngo tubane mu murongo umwe ngenderwaho kugira ngo ijwi ry'impanda nirivuga tuzitabe Kristo. amen. Mana data twese uri mu ijuru, uri Imana y'igitangaza, waduhamagariye kukwizera urangije ubiduha nk'ubuzima bw'abakiranutsi. Iyo ni imibereho, izina ryawe nirishimwe. None uwera wa Isiraheli, haleluya haleluya haleluya, tuganiriye na bene data ku muhamagaro, tuganiriye ku Balewi n'imirimo ikorwa n'abo wahamagaye. Reka udushoboze, bana natwe, udukoreshe, kandi buri muntu wari uduteze amatwi umubere ihumure. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Ijwi ry'umukanguzi.